ndabwirwa ngo hari abantu benshi Imana yaregera neza ibaye imitaka, ariko kubwo kurangara imitaka yabo yabaciceho, basigaranye ifite imeze nk'inkingi, basigaranye ifite nk'inkingi. Imana tujye neza. Imana yambwiye ngo hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo, hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo, bese bari bugamyemo bibabera ubwugamo, bibabera ubuhungiro. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bibahindukiye ubusa mu maso yabo. Ndabwirwa ngo hari ibigaragara nk'agaciro k'ibikomeye, hari ibyo biringiye bikomeye. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bitaye agaciro. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Ndabwirwa ngo ibyo bitaye agaciro, ibyo abantu bari bubakiseho, ibyo abantu bari biringiye, bigatuma badakora Imana. Abantu bazi gukorera Imana, baniga kwiringira Imana, biringira imbaraga zabo. Ndabwirwa ngo ibyo bari biringiye byose bihindutse ubusa. Imana tujye neza. Uyu mutaka nubwo wari ufite, ariko kuko amaze gusaduka, imvura iramusigwe ntibyakubuza kunyagira. Ndabwirwa ngo harimo abantu Imana yaragiye amasezerano ko izabakira neza, ariko baza kurangara. Icyari garagaga nk'imitaka yabo byamaze guta agaciro, basigaranye inkingi. Imana tujye neza. Habayo kunyagwa mu buryo bukomeye cyane, abantu baranyazwe, abantu baranyazwe. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana dutabare. Rede bi kontare reboze kotebo. Nuko Eliya abwira Ahabu ati ndabona igicu, ati ndabona igicu, kandi igicu, iki gicu kigushije imvura idasanzwe, kigushije imvura idasanzwe. Yemwe Abanyafurika, yemwe Abanyafurika, yemwe Abanyaburayi, abanyumva aho bari hose ku isi, imvura izanyagira benshi. Imvura ntizatinya abakomeye, imvura ntizatinya abanyamafaranga. Imvura izanyagira abantu bose batari mu Uwiteka Imana. Imvura izanyagira benshi. Ndabungo ati ndabona igicu, kandi igicu kigushira imvura. Iki gicu gifite imvura, kigushira imvura idasanzwe, izanyagira benshi, izanyagira abakomeye, izangiza byinshi. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana twiteho. Repi kontare reboze kotebo. Ngo kuko abaye kunyagwa mu buryo bukomeye cyane, pepere bose kontere rebo. Habaho igihe cyo gusuza umutima. Redepi konta zepi kontere rebo. Habaho igihe cyo gusuza umutima. Rebo to pere bose kontere rebo. Ngo ndabona igicu, kace gicu cyuzemo imvura, kisandaje ku isi. Ngo kandi kigushije imvura idasanzwe, izanyagira benshi. Repi kontere rebo. Ntabwo izatinya abanyamafaranga, ntabwo izatinya uwizi, ntabwo izatinya igikomangoma cyangwa se umwami, nta n'umwe izatinya. Reboze kotebo. Igifite agaciro nuko uba waragiye muri Yesu Kristo akakugamisha. Reboze kontare rebo. Kandi habaho igihe cyo kugenda urugendo runini. Reboze kotebo. Yemwe Abanyafurika, mwaguruke musenge, mwambare imbaraga z'Uwiteka Imana, kuko iki ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo gushaka Uwiteka Imana. Rebi kontare rebo. Habaho igihe cyo gusenga amasengesho, bamwe amasengesho y'ubutakirangoyi, mbese yo batakirangoyi, kuko banze gusenga bigishoboka. Rebi kontare rebo. Ijambo ry'Uwiteka Imana muri Zaburi 50 yavuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Redeboze kontare, redeboze konsi kontare rebo. Ndabwirwa ngo reboze kontare rebo. Abantu banze kwiringira imbaraga zabo z'Imana, ahubwo biringira imbaraga zabo, biringira ubwenge bwabo, biringira amafaranga, biringira ubutunzi. Imana tujye neza. Abantu bamwe bamaze gukomera, bumva ko nta Mana iriho, ahubwo bagira ibindi basimbuza Uwiteka Imana. Kandi muri kamere y'Imana yaravuze ngo icyuro cyayo ndarahiye, ntabwo nzajya undi, ntabwo Imana icyuro cyayo izagira ibishushanyo bibajwe. Reboze koterebo. Dore ibintu bita agaciro, dore ikintu kigize agaciro ni amahema ndetse n'imitaka. Reboze koterebo. Harahirwa umuntu uri mu mutaka, haleluya, wa Kristo. Harahirwa umuntu uri mu bwisho bwa Kristo. Uyu muntu harahirwa, uyu muntu arahiriwe, uyu muntu arahiriwe. Reboze koterebo. Ndabwirwa ngo kandi habaye igihe cyo kunyagwa mu buryo bukomeye kuri benshi, habaye igihe cyo kunyagwa mu bukomeye, kandi habaye igihe cy'ibihombo, habaye igihe cyo kunyagwa, habaye igihe cyo gusuza umutima. Reboze kontare rebo. Ariko nanone reboze koterebo, harahirwa abubatse ku rutare. Reboze koterebo. Kuko uyu muntu ubatse ku rutare
agira ngo n'inzu yubatswe ku rutare imvura n'imivu biragwa ariko bikayisiga inzu ihagaze. Rebikoterebo mere bose koterebo ibigira ku nzu yo ku rutare niyo ku mucanga ni bimwe, ariko itandukaniro yo ku rutare izasigara ihagaze. Rebose koterebo nta rundi rutare mbabwira, nta rundi rutare twubatseho. Uru rutare ni Yesu Kristo. Uri muri rutare nateka zacirwaho. Uri mu rutare rwitwa Yesu. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara. Uri mu rutare, haleluya. Nubwo aziye ku bwa Nowa nta kizamutwara. Rebose koterebo kuko ararinzwe kandi arashinganywe. Rebose kota, rebose koterebo imitima, rebose koterebo yabakorera Imana. Rebose koterebo nabi irihebye, imitima bakomeye irihebye, imitima abami irihebye, imitima y'ibikomangoma irihebye. Isi yose icuza umwijima, isi yose ayoboyo cyo gusuza umutima, isi yose icitse intege, isi yose ibaye umuhonge. Abantu barihebye mu buryo bukomeye, bafashwe n'agahinda gakomeye kuko banze kumvira Uwiteka Imana. Kandi abantu benshi bagiye gushaka amaso Uwiteka Imana bitagishobotse, 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 bitagishobotse. Ndabwirwa ngo harimo abandi bantu bibeshya kuko Imana yari yaravuganye nabo, yari yarabagiye kwizabagira neza, ngo ariko baza kurangara kandi bari bafite amasezerano. Kuko barangaye bari bafite amasezerano, barangaye bari bafite amasezerano, bari bafite amasezerano, ariko kuko barangaye ibyari imitaka yabo bisigara inkingi gusa. Ibyari ubwugamo hasigaye inkingi, ibyari ubuhungiro hasigaye inkingi, kandi hasigaye inkingi. Rebose kontrerebo reka mbaho urugero. Mfite umutaka nk'uyu nguyu, haje imvura ntabwo byakuza kunyagirwa, haje izuba byakwica, haje umuyaga wakwica, haje umukungugu wadugutokoza, ariko wakureba yabona yuko ugifite ubwugamo, ariko kubwo kurangara bene benshi baranyazwe basigaranye igisa mbese na fotokopi. Ariko umwana yareze kera, witegeze neza uburyo utwaye agakiza utabitse ingobyi, umwana yaraheze kera. Rebose kontrerebo ariko nubwo bimeze gutyo ngo abayimanira bazi yabashyize ikimenyetso. Abo ngabo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Nenda gusoza ndagira ngo mvuge izi message zigera kuri 3. Imana tugiye neza, Imana turengere, kandi kubivuga ntabwo ko tuba dushaka hiti, ntabwo ko tuba dushaka kumenyekana ku bantu, kuko kumenywa n'abantu Imana itakumenye ntacyo byakumarira. Cyagaciro ni ukumenywa n'Uwiteka Imana. Imana ikumenye, haleluya haleluya, ngo niyaramuka ikwemeye izakwemeza n'abantu. Haleluya haleluya. Yigeze ibwira Yeremiya maze ngo uruziki ati ndabona inkoni y'umurinzi, ati ruwarewe neza uko niko ndindi ijambo ryanjye navuze kugira ngo ngire gute bisohoze. Haleluya haleluya. Harahirwa ubatse kuri Kristo, harahirwa ubatse ku rutare rwitwa Kristo. Uyu nguyu ameze nk'igiti cyateye iruhande rw'amazi. Haleluya haleluya. Mashimwe cyane. Aho ngaho nagiye kona mbona harimo abandi bantu bagira kuri bangaye bari kuri. Nagiye kona mbona umuntu arihebye cyane, nagiye kona mbona umuntu arihebye, nagiye kona mbona harimo umugore, haleluya, wehebye cyane, afite agenda gakomeye, afite umuntu we ufunze. Kandi uyu muntu we ufunze, Rebose kontrebo, mbere yuko amubona yabanje kumuburira irengero. Ariko Uwiteka arambwira ngo warasenze nta utageze, wakoze ibishoboka byose, witabaje imbaraga z'abakomeye biranga, ariko dore Uwiteka nyine ingabo Imana yakurengeye kandi agutabaye gufunguye umugabo. Pepi Rebose kontare, Rebose konta, Rebose konta, Rebose kontrebo. Nagiye kona nanone mbona undi muntu uhagaze ahantu ku musozi, gasozi karekare, umuyaga ari mwinshi umuzunguza umukubita hasi kandi ukamugara hirya no hino. Ndayimgije ndabwirwa ngo harimo abantu bafite ibigeragezo, Rebose kontrebo, ariko barasenga bageza aho wumva Rebose kuto ngo Imana itakibumba. Ndabwirwa ngo Imana ikora igihe mbere y'igihe na nyuma y'igihe. Ndabwirwa ngo Imana ije gusoheza abantu amasezerano yavuganye nabo. Rebi kontare Rebose kontaba, imaje kurengera abantu bayo, imaje kurengera abantu bayo. Rebi kontare Rebobo, Rebi konsi konta. Ndabwira uyu muntu Rebose kontrebo witwa Dorokasi, Rebose konta, ari muri Afrika y'Epfo. Rebose konta, Rebose kontebo, ari afite ubuzima bumugoye, ariko yifuje uburyo yagaruka no mu Rwanda. Rebose konta, ariko byaranze. Rebose kontebo, ariko Uwiteka agucira inzira. Kuko ni Imana itabarira kure ndetse na hafi. Zepi konse konta. Ndabwira umuntu witwa Francine, uyu muntu witwa Francine, Rebose kontarebo, Rebose kontebo afite ubukwe. Rebose kontebo amaze imyaka irenga 10 butegurwa, ariko bugende bagarara kubwo impamvu zitandukanye. Ndabwirwa ngo umuntu Imana ikoremo igisika, isenge igisika cy'abademoni, Uwiteka yabwe icwero. Zepi konta, Rebose konta. Ndabwirwa ngo mbwire uyu muntu
sepikote witwa jemuvi afite uburwayi bumukomeye cyane, mbese mu nda ye igihe cyose aratonekara arashya, ubundi umurukaka mu mutwe, afite ikibazo kimugoye cy'uburwayi. ariko ndabwirwa ngo sepikote weje imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'Imana, hari imaje kurengera uyu muntu, Imana ikamurwanya kandi Imana ikamutabara. Sepikota ndabwirwa ngo nanone mbwire hari umuntu ubwo nari aho ngaho nagiye kona mbona umuntu afite urubanza rumugoye rumaze igihe kinini, aburana ibintu by'amasambu. ndabwirwa ngo Uwiteka akubera umutabazi, akubera umurengezi, akubera umutabazi, akubera intwari. Uwiteka arakurengeye. Sepikote ngo nkunda bankunda kandi abashakanye n'ikintu mwete bazambona. Imana ishimwe kuri njye abantu bayo, Imana ishimwe kwitabaye abantu bayo. Sepikota ndangije rebo ubwo nari aho ngaho nagiye kona mbona umumama rebo Zekote afite ikibazo y'abaciro ry'imigani. Sepikote yashingiwe nk'abandi ariko kubyara byaranze. ndabwirwa ngo hari imaje kumurwa amateka ndetse nsoza soze kuri uyu muntu ufite abana bamunaniye bitewe nuko binjiyemo n'imbaraga mbi, bamwe ibiyobyabwenge, ariko hari Imana igucyamuriye, hari Imana igucyamuriye. ngire ni umumama afite nawe umwana w'umukobwa afite ikibazo cyo mu gatuza, abura umwuka, ariko Imana iramurengeye. rero ngo Imana itabaye abantu bayo, Imana igirira neza abantu bayo, Imana irengeye abayishaka, Imana irengeye abayishaka. abazi Imana bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. ijambo ry'Uwiteka Imana ribivuga neza muri Yesaya 60:2 ngo byuka urabagirane neboze kote. byuka mama, byuka papa, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. byuka ahantu Satani akuryamishije, byuka muri izo ntambara, byuka muri ibyo bigeragezo, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. mbonye umucyo umurikira abantu benshi bari Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nitwa Ben, mwaye ikaze hano kuri YouTube channel yacu. ni umuyoboro mwiza w'ivugabutumwa. unyemerere ujye ukore subscribe kuba utarageze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. ni rwa rugendo rw'ivugabutumwa tuba turimo buri munsi. unyemerere ubane nanjye muri uyu mwanya. turi kumwe n'umukozi w'Imana. ushize twarabanye mu butumwa butari bworoshye kuko abantu ngira ngo benshi mwagiye mwandika muvuga yuko iminsi turimo kuko ari n'iya nyuma, dukwiriye kumenya uburyo tugenda muri uru rugendo. hanyuma reka mwakire. birashoboka yuko wamubonye ari ubwa mbere, aratwibwira amazina anadusuhuze kugira ngo tuze kubana tuziranye. tugoye ikaze mushumba. murakoze cyane. amazina yanjye nitwa Kavuze Ibyariye Celestine. tugoye ikaze hano kuri YouTube channel yacu. unyemerere tukwinginge udusengera Imana kugira ngo umwuka wera aze kutuyobora mu mwanya cyo kwinjiramo. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba none wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba none wirira. Popile boze kontrerebo, soti bi kontarerebo, sole boze kontero, lele boze kontero, robi etaya, sharizibo, enidrai popile boze kontar, manu shime, tole boze kontar, manu haga icubahiro, uri umurengezi, uri umutabazi, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana dukunda, uri Imana twubaha. Mana ndakwinyize bana natwe kuko umurimo wa mwiza utuyobore. urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye, amen. 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 Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibujuri bane natwe. Imana tujye neza, Imana idukomeze, Imana ibe mu ruhande rwacu. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga ahangaha mu gitabo mu Bami. turebe hano mu Bami. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. turebe hano mu Bami ibice 18 1 twavuga. Aravuga ngo Abami ba mbere ibice 18 41 twumva ko avuga. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo.
imana mu ijuru ibane natwe, imana dukomeze. Haravuze ngo Mana we, bane natwe, imana ishimwe cyane, imana itujye neza, imana mu ijuru ibane natwe. tugirireho umugisha. Haravuze ngo maze Eliya abwira Ahabu ati haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano, imana tugire neza, imana mu ijuru ibane natwe. Mirongo ine na kabiri akavuga ngo nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura, Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Imana tugiye neza, imana mu ijuru ibane natwe, imana dukomeze kandi imana turengere, imana itwiteho. Twongeye dusome nanone hano mu gitabo mu Itangiriro, dusome hano mu Itangiriro ibice byaho ni 7. Dusome hano mu Itangiriro ibice byaho ni 7. Umurongo waho nuwa 4, mu bice 7 Itangiriro, umurongo waho nuwa 4. Imana tugire neza. Wa 4 turahita dusoma n'umurongo wa 12 na 13. Kadusome mu izina rya Yesu. Wa 4 aravuga ngo bice 7 kuri 4 haravuga ngo kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi mu minsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsimba mu isi. 12 haravuga ngo 12 haravuze ngo imvura imara iminsi 40 igwa mu minsi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjira muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yefeti abana be n'umugore we n'abakobwa be uko ari 3. Imana tugiye neza, imana mu ijuru iturengere, imana ibane natwe. Dusomye amagambo meza y'Imana, amagambo y'Imana. Imana tugiye neza. Imana ibwira Eliya hanura Ahabu, aravuga ngo ndabona agacu, ndabona igicu, ndabona igicu kidasanzwe kandi iki gicu kizanye imvura. Ndabona igicu, mbonye igicu, iki gicu kandi kigushije imvura. Mbonye igicu, nditegereje, mbonye igicu, leboze kontarebo kandi kigushije imvura. Imvura iguye, leboze kontarebo izengurutse amahanga menshi. Ndabona igicu, yewe Ahabu, ndabona igicu, ndikumva igicu kandi iki gicu kizanye imvura. Ndumva igicu, ndabona igicu kandi iki gicu kizanye imvura idasanzwe. Iki gicu gifite imvura, iki gicu gifite imvura iremereye. Igicu kizenguruka mu kirere gifite imvura iremereye kandi imvura kisandaje ku isi. Rele bi kontare leboze kontarebo, imvura kisandaje ku isi. Imana tugeneza, imana turengere. Nanone igihe kimwe Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo ibarize inkuge winjiremo ndetse n'abantu, kuko hagiye kuzagwa imvura idasanzwe. Ngiye kuseba ku isi ibifite umubiri n'ubugingo, kuko mbabajwe cyane n'ibikorerwa mu isi. Imana tugiye neza. Ngo Nowa abwira abantu ngo nibaze binjire mu nkuge, ariko banga kumva. Ariko igihe cyarageze imvura iragwa. Imvura imaze kugwa, Nowa yinjira mu nkuge ndetse n'umuryango we. Ariko abantu benshi bazitungurwa nuko imvura yari itangiye kugwa, baza gukomanga, barakomanga ngo Nowa dukingurire. Nowa ati sije wakinze. Imana tugiye neza, ati sije wakinze, sije wakinze, sije wakinze. Lebi konterere bobo. Imana tugiye neza. Hari abantu bajya banga gusenga. Ndabwira ngo abantu bari kwanga gusenga, hagiye kuba igihe cyo gusenga amasengesho amatakirangoye. Abantu benshi baze gukorera Imana kuko ari kwaje gusenga amatakirangoye. Imana tugiye neza. Abantu benshi banze gusenga, ariko ndabwira ngo nimbwira abantu ngo ibibasengesha biraje. Imana tugiye neza, imana turengere. Ndabwirwa ngo rero Imana tugiye neza, abantu nibasenge kandi bambare imbaraga z'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rigera kuri Yeremiya hanura, nako Eliya hanura Ahabu. Eliya abwira Ahabu ati ndumva igicu kandi iki gicu gihatsimbura. Iki gicu gihatsimbura. Lebi kontare leboze kontare. Imana tugiye neza, imana turengere, imana turwanirire, imana dutabare. Murabona uyu nguyu ni umutaka. Uyu ni umutaka. Uyu ni umutaka. Uyu ni umutaka. Uyu ni umutaka murawubona. Imana tugiye neza, imana turengere. Uyu mutaka murawubona.
Imana twiteho. Murabona uyu mutaka murawubona uko uyu mutaka ari mwiza mubona gutya. Nagiye kubona mbona habayeho ikintu kimeze gutya. Murabona ukuntu ari mwiza uyu mutaka. Ariko nubwo ari mwiza, ufite umutaka ntiwanyagirwa, ufite umutaka wawitwikira, ufite umutaka izuba ntiryakwica, ufite uyu mutaka imvura iguye wayugamamo, ufite uyu mutaka wayugamamo amashahi. Ariko uko mubona uyu mutaka, murabona gutya, ndawukata. Uyu mutaka uvuyemo ibipande bibiri. Nagiye kubona mbona umutaka lebikota, mbona usadutsemo kabiri, mbona asiga n'inkingi. Mbona agasiga n'inkingi. Ndabwirwa ngo hari abantu benshi Imana yaregera neza, bibaye imitaka ariko kubwo kurangara imitaka yabo yabaciceho, basigaranye ifite ibimeze nk'inkingi, Imana tujye neza. Imana yambwiye ngo hari ibintu byinshi abantu bari bugamyemo, bese bari bugamyemo bibabera ubwugamo, bibabera ubuhungiro. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bibahindukiye ubusa mu maso yabo. Ndabwirwa ngo hari ibigaragara nk'agaciro k'ibikomeye, hari ibyo biringiye bikomeye. Ndabwirwa ngo ibyo ngibyo bitaye agaciro. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibanatwe. Ndabwirwa ngo ibyo bitaye agaciro, ibyo abantu bari bubakiseho, ibyo abantu bari biringiye, bigatuma badakora Imana. Abantu bazi gukorera Imana, baniga kwiringira Imana, biringira imbaraga zabo. Ndabwirwa ngo ibyo bari biringiye byose bihindutse ubusa. Imana tujye neza. Uyu mutaka nubwo wari ufite, ariko kuko amaze gusaduka, imvura iramusigwe ntibyakubuza kunyagira. Ndabwirwa ngo harimo abantu Imana yaragiye amasezerano ko izabakira neza, ariko baza kurangara. Icyari garagaga nk'imitaka yabo byamaze guta agaciro, basigaranye inkingi. Imana tujye neza. Habayo kunyagwa mu buryo bukomeye cyane, abantu baranyazwe. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana dutabare. Rede bikontare reboze kotebo. Nuko Eliya abwira Ahabu ati ndabona igicu, kandi igicu, iki gicu kigushije imvura idasanzwe, Yemwe Abanyafurika, yemwe Abanyaburayi, abanyumva aho bari hose ku isi, imvura izanyagira benshi. Imvura ntizatinya abakomeye, imvura ntizatinya abanyamafaranga. Imvura izanyagira abantu bose batarimo Uwiteka Imana. Imvura izanyagira benshi. Ndabona igicu, kandi igicu kigushira imvura. Iki gicu gifite imvura, kigushira imvura idasanzwe. Izanyagira benshi, izanyagira abakomeye, izangiza byinshi. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana twiteho. Repikontare bose kotebo, ngo kuko we kunyagwa mu buryo bukomeye cyane. Tepele bose konterere bobo, habaho igihe cyo gusuza umutima. Rede bikota zepi konterere bobo, habaho igihe cyo gusuza umutima. Rebo to pele bose konterere bobo, ngo ndabona igicu, kacyo gicu cyuzemo imvura kisandaje ku isi, ngo kandi kigushije imvura idasanzwe, izanyagira benshi. Repikoterebo, ntabwo izatinya abanyamafaranga, ntabwo izatinya uwizi, ntabwo izatinya igikomangoma cyangwa se umwami, nta n'umwe izatinya. Reboze koterebo, igifite agaciro ni ukuba waragiye muri Yesu Kristo akakugamisha. Reboze kontarerebo, kandi habaho igihe cyo kugenda urugendo runini. Reboze koterebo, yemwe Abanyafurika, mwaguruke musenge, mwambare imbaraga z'Uwiteka Imana, kuko iki ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo gushaka Uwiteka Imana. Rebi kontarerebo, turahabaho igihe cyo gusenga amasengesho. Bamwe amasengesho y'ubutakirangoyi, mbese yo batakirangoyi, kuko banze gusenga bigishoboka. Rebi kontarerebo, ijambo ry'Uwiteka Imana muri Zaburi 50 yavuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Rede boze konta,
rede bose konsikotare bobo ndabwirwa ngo reboze kotere bobo abantu banze kwiringira imbaraga zabo z'Imana ahubwo biringira imbaraga zabo biringira ubwenge bwabo biringira amafaranga biringira ubutunzi ima tugeneza abantu bamwe bamaze gukomera bumva ko nta Mana iriho ahubwo bagira ibindi bafibuza Uwiteka Imana kandi muri kamere y'Imana yaravuze ngo icuro cyayo ndarahiye ntabwo nzajya undi ntabwo Imana icuro cyayo izagira ibishushanyo bibajwe reboze koterebo dore ibintu bita agaciro dore ikintu kigize agaciro ni amahema ndetse n'imitaka reboze koterebo harahirwa umuntu uri mu mutaka haleluya wa Kristo harahirwa umuntu uri mu bwisho bwa Kristo uyu muntu harahirwa uyu muntu arahiriwe uyu muntu arahiriwe reboze koterebo ndabwirwa ngo kandi habaye igihe cyo kunyagwa mu buryo bukomeye kuri benshi habaye igihe cyo kunyagwa mu bukomeye kandi habaye igihe cy'ibihombo habaye igihe cyo kunyagwa habaye igihe cyo gusuza umutima reboze koterebo ariko nanone reboze koterebo harahirwa abubatse ku rutare reboze koterebo kuko uyu muntu ubatse ku rutare agira ngo n'inzu yubatswe ku rutare imvura n'imivu biragwa ariko bikayisiga inzu ihagaze reboze reboze koterebo ibigera ku nzu yo ku rutare niyo ku mucanga ni bimwe ariko itandukaniro yo ku rutare izasigara ihagaze reboze koterebo nta rundi rutare mbabwira nta rundi rutare twubatseho uru rutare ni Yesu Kristo uri muri rutare nateka azacirwaho uri mu rutare rwitwa Yesu urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara uri mu rutare haleluya nubwo aziye ku bwa Nowa nta kizamutwara reboze koterebo kuko ararinzwe kandi arashinganywe reboze koterebo imitima reboze koterebo yabakorera Imana reboze koterebo nabi irihebye imitima bakomeye irihebye imitima abami irihebye imitima y'ibikomangoma irihebye isi yose icuza umwijima isi yose ayoboyo cyo gusuza umutima isi yose icitse intege isi yose ibaye umuhonge abantu barihebye mu buryo bukomeye bafashwe n'agahinda gakomeye kuko banze kumvira Uwiteka Imana kandi abantu benshi bagiye gushaka amaso Uwiteka Imana bitagishobotse ndabwirwa ngo harimo abandi bantu bibeshya kuko Imana yari yaravuganye nabo yari yarabagiye kwizabagira neza ngo ariko baza kurangara kandi bari bafite amasezerano kuko bari bafite amasezerano ariko kuko barangaye ibyari imitaka yabo bisigara inkingi gusa ibyari ubwugamo hasigaye inkingi ibyari ubuhungiro hasigaye inkingi kandi hasigaye inkingi reboze koterebo reka mbaho urugero mfite umutaka nk'uyu nguyu haje imvura ntabwo byakuza kunyagirwa haje izuba ryakwica haje umuyaga wakwica haje umukungugu wadugutokoza ariko wakureba yabona yuko ugifite ubwugamo ariko bwo kurangara bene benshi baranyazwe basigaranye igisa mbese na fotokopi ariko umwana yareze kera bitegeze neza uburyo twaye agakiza utabitse ingobyi umwana yaraheze kera reboze koterebo ariko nubwo emeze gutyo ngo abayimanira bazi yabashyize ikimenyetso abo ngabo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara nenda gusoza ndagira ngo mvuge izi message zigera kuri 3 imatuke neza imaturengeri kandi kubivuga ntabwo ko tuba dushaka hiti ntabwo ko tuba dushaka kumenyekana ku bantu kuko kumenywa n'abantu Imana itakumenye ntacyo byakumarira cyagaciro nukumenywa n'Uwiteka Imana ikumenye haleluya ngo niyaramuka ikwemeye izakwemeza n'abantu haleluya yigeze ibwira Yeremiya amaze ngo uruziki ati ndabona inkoni y'umurinzi ati ruwarwe neza uko niko ndindi ijambo ryanjye navuze kugira ngo ngire gute bisohoze haleluya harahirwa ubatse kuri Kristo harahirwa ubatse ku rutare rwitwa Kristo uyu nguyu ameze nk'igiti cyateye iruhande rw'amazi haleluya mashimwe cyane aho ngaho nagiye kubona mbona harimo abandi bantu bagira kuri bangaye bari kurira nagiye kubona mbona umuntu arihebye cyane nagiye kubona mbona umuntu arihebye nagiye kubona mbona harimo umugore haleluya wege cyane afite agenda gakomeye afite umuntu we ufunze kandi uyu muntu we ufunze reboze koterebo mbere yuko amubona yabanje kumuburira irengero ariko Uwiteka arambwira ngo warasenze nta utageze wakoze ibishoboka byose witabaje imbaraga z'abakomeye biranga ariko dore Uwiteka nyine ingabo Imana yakurengeye kandi yagutabaye igufungura umugabo pepi reboze konta reboze koterebo nagiye kona nanone mbona undi muntu uhagaze ahantu ku musozi gasozi karekare umuyaga ari mwinshi umuzunguza umukubita hasi kandi ukamugara hirya no hino ndabwirwa ngo harimo abantu bafite
ibigeragezo reboze konterebo ariko barasenga bageze aho wumva reboze kutu ngo imana itakibumba rebo ndabwirwa ngo imana ikora igihe mbere igihe sigena nyuma igihe sigiye ndabwirwa ngo imana ije gusoheza abantu amasezerano yavuganye nabo rebi kontare reboze kontaba imaje kurengera abantu bayo imaje kurengera abantu bayo rebi kontare rebo sebi konsi konta ndabwira uyu muntu reboze konterebo witwa Dorokasi reboze konta rebo ari muri Afurika y'Epfo pe reboze konta reboze kontebo ari afite ubuzima bumugoye ariko yifuje uburyo yagaruka no mu Rwanda reboze konta zebo ariko byaranze reboze kontebo ariko Uwiteka agucira inzira rebo kuko ni Imana itabarira kure ndetse na hafi zepi konse konta ndabwira umuntu witwa Francine uyu muntu witwa Francine reboze kontarebo rebo de kontebo afite ubukwe zebo kontebo amaze imyaka irenga 10 butegurwa ariko bugende bagarara kubwo impamvu zitandukanye rebo ndabwirwa ngo umuntu Imana ikora mu gisika isenge igisika cy'abademoni Uwiteka yabwe icyoro zepi konta reboze konta ndabwirwa ngo mbwire uyu muntu zepi kote witwa Jemuvi afite uburwayi bumukomeye cyane mbese mu nda igihe cyose aratonekara arashya ubundi umurukaka mu mutwe afite ikibazo kimugoye cy'uburwayi ariko ndabwirwa ngo zepi kote imbaraga z'abademoni imbaraga z'Imana hari Imana kurengera uyu muntu Imana ikamurwanya kandi Imana ikamutabara zepi konta ndabwirwa ngo nanone mbwire hari umuntu ubwo nari aho ngaho nagiye kona mbona umuntu afite urubanza rumugoye rumaze igihe kinini aburana ibintu by'amasambu ndabwirwa ngo Uwiteka kubera umutabazi akubera umurengezi akubera umutabazi akubera intwari Uwiteka arakurengeye zepi kote ngo nkunda bankunda kandi abashaka intege n'umwete bazambona Imana ishimwe kurengera abantu bayo Imana ishimwe kwitabaye abantu bayo zepi konta ndangije rebo ubwo nari ndaho ngaho nagiye kona mbona umumama reboze kote afite ikibazo y'abaciro ry'imigani zepi kote yashingiwe nk'abandi ariko kubyara byaranze ndabwirwa ngo hari Imana kumurwa amateka ndetse nsoza soze kuri uyu muntu ufite abana bamunaniye bitewe nuko binjiyemo n'imbaraga mbi bamwebya bwenge ariko hari Imana igucyamuriye hari Imana igucyamuriye ngire ni umumama afite nawe umwana w'umukobwa afite ikibazo cyo mu gatuza abura umwuka ariko Imana iramurengeye rero ngo Imana itabaye abantu bayo Imana igire neza abantu bayo Imana irengeye abayishaka abazi Imana bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari Imana ishimwe cyane ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga neza muri Yesaya 60:2 ngo byuka urabagirane reboze kote byuka mama byuka papa byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje byuka ahantu Satani akuryamishije byuka muri izo ntambara byuka muri ibyo bigeragezo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje mbonye umucyo umurikira abantu benshi bari mu mwijima hari abantu Imana ivanye mu mwijima hari abantu Imana iremeye ubuzima izina ry'Imana mu ijuru nirihabwe icyubahiro Uwiteka ahimbazwe Uwiteka ahabwe icyubahiro rero tegeza neza umuntu wese ujye twagakiza wese ingobyi umwana yareheze kera kandi buri muntu wese ashake ubwogamo nta bundi bwogamo mwabona ubwogamo ni Yesu Kristo abamere umugisha. Amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana hatuyeho umugisha kuko uvugiye Imana neza kandi wemeye kuyikorera hanyuma abantu mube maso abantu mufite imitaka yacitse mube maso kandi musenga munasaba indi mitaka kugira ngo iyo mvura n'ibindi bizaza bikucumuka bitazabageraho twegereje ku musozo nyemerere ninjye umukozi w'Imana musubire nimero ya telefone ndabizi ko ushobora kwifuza kuvugana nawe gusengerwa cyangwa se no kuba wamugisha inama mu bundi buryo nyemera done nimero ya telefone kugira ngo uze kubona ukuntu uza kumuhamagara ushumba waduha nimero ya telefone murakoze cyane nimero ya telefone 0788 66 Imana tugire neza reka dusenga Imana kunezera uri Imana y'amahoro imajya n'izimakirana kukiza wagwa icyubahiro gira neza uri umutabazi umukozi umuhanga izina rya Mesiya mwiza habwa icyubahiro nyuma ya data tugiye neza turenge turwane dutabare tudukize ibiduhiga n'ibiturwanya byose bikurweho gira neza ubwoko bwawe ngushimye ko hari abantu uje kuvana mu mwijima ngushimye ko hari abantu uremeye amashimwe hari abantu uremeye igitangaza hari abantu witayeho ukabajya neza ukabarengera habwa icyubahiro Mana yera abadafite imitako yebahe abakwibagiye bakumenye abaguye babyuke bagaruke mu bwugamo bwa Kristo urakoze mu izina rye bisabye amen. Yesu abantu